barirukana ubwo Iriza na Sano bari guhoberana bishimye cyane. Juri kandi ubwo yarahagaze ngo arimo kubareba. Sano mu guhindukira arebye abona Juri. Nkaho ibyo bidahagije ahita yigira nkaho atamubonye ahubwo akomeza guhobera Iriza, ndetse kandi aramukomeza. Sano ati nukuri Iriza umbabarire, ntago nzongera kukubabaza rwose mugore mwiza. N'ubwa nyuma bibayeho ndagusezeranya kutazongera kubabara. Iriza ati ese urimo kuvuga ibiki? Ubwo agiye kumwirekuza, Sano aramukomeza maze avuga gake ati hari umuntu urimo kutureba, ibyo ndimo kuvuga n'ibyo ndimo gukora ni ukugira ngo nyine atagira ikintu akeka. Juri ahita yikoroza. Sano aramureba maze aramubwira ati Juri, bite kuri hano aya masaha? Juri ati nkeneye ko tuvugana. Iriza ati niki se ukeneye kuvugana n'umugabo wanjye aya masaha? Gutuza hano ubundi uko wishakiye. Ahangaha ntago ari mu rugo rw'umusore, ni mu rugo rw'umugabo n'umugore. Juri ati sinje gutongana nawe madamu, umugabo wawe ntawe ntwaye rwose, nshaka kuvugana nawe iminota mikeya, ikindi kandi njye ndamutse ndi nkawe sinajya nigora mvugisha abo ntarimo kubasha kureba. Sano ati Juri vuga ikikuzanye ahangaha witerana amagambo. Juri ati mbikubwire se uri kumwe n'umugore wawe cyangwa urajya kumuryamisha ubanza ugaruke? Iriza ahita abwira Juri ati kwiryamisha nabishobora, ahubwo mubwire ibyo umubwira vuba widutinza. Juri ati murabiharaye sha. Sano uraza tuvugane cyangwa ushaka yuko urugo rwawe rusenyuka kubw'ibyo wakoze? Sano ati nishe umuntu se ku buryo byansenyera urugo? Iriza nawe ati icyo waba warakoze rata cyose sheri, twasezeranye kubana karamata, nta cyadutanya. Genda Juri we urimo kutuvangira, kandi n'ikindi gihe ujye uzanga watumenyesheje tunakwakire di nk'umushyitsi. Juri ati ariko se mada? Iriza muca mu ijambo ati madamu se madamu iki? Aho kuryama ngo utekereze uko uzabaho ejo, uri kurara wirukanka uza gutesha abagabo b'abandi umutwe. Uyu ni umugabo ufite umugore, cyangwa nawe ntago ureba niyo mpamvu uba wasaze. Sano ni umugabo wanjye, reka kumwirukanka inyuma, kandi mbere yo kuza muri uru rugo ujye ubanza ubisabira uburenganzira mbere y'iminsi 3. Juri ahita yimyoza maze ati ibyo wigira bizashira sha. Sano dukeneye kuvugana. Ejo mu gitondo mbere y'akazi tuzahurire muri ya resitora twahuriragamo njye nawe mbere. Juri ahita agenda. Sano ubwo ahita abwira Iriza ati ese amagambo yose ufite n'ayiki wowe? Iriza ahita amusubiza ati erega ndabizi nagukunda uriya mukobwa kubera ko yaguteye agahinda, rero nyine nanjye mba nagerageje nyine kumukurinda. Sano ati hari ubufasha se mba nagusabye? Iriza ati byibuze ariko njye ndi umugore uzi icyo gukora. Sano ati yewe naho babuze, hababaje umugabo uzagushaka. Urakeka se umuntu waruje kundeba rino joro nta kintu cyihutirwa yaraje kumbwira, ariko amagambo yawe adashira aho yakurenze ngo urimo kumfasha nkaho hari ibyo mba nagusabye. Iriza ati nukuri windakarira ntababara, kandi wansizeranije kutazongera kumbabaza. Ejo muzajya guhurira muri izo resitora zanyu rwose ntacyo bitwaye. Sano ati sawa, tugende nyine nkugeze mu cyumba cyawe uryame. Sano aramufata maze bahita bagenda. Iriza ati ariko bisa nkaho baba yemenya ukimukunda. Sano ati mukunda se mukundira iki? Umuntu wambabaje nabamukundira iki se? Na mama wambyaye simukunda, nanswe uriya mwana w'umuntu. Kuba nifuza kuvugana nawe si uko nkimukeneye mu by'ukuri, ahubwo nuko nyine ataje hano aje kumbwira ubusa muri iri joro. Gusa ibyo kumukunda byo ntago bihari. Imana inanyumvishe rwose yamushyira kure yanjye we na mama, nkazapfa nongeye kubabona. Iriza ati se ko Juri yaguciye inyuma, mama wawe we n'iki yagukoreye? Sano ati ibyo ni ubuzima bwanjye bwite. Iriza aramusubiza ati yego narimbise kutarabimbwira, gusa nta mubyeyi wanga umwana we gutyo gusa ngo akore ikintu nyine kimubabaza, ahubwo rimwe na rimwe haba harabayeho nyine nko kwibeshya no kudatega amatwi nyine ngo bagusobanurire neza, cyangwa se yarakubabaje nyine kugira ngo uzishime mu gihe kizaza. Sano ati nuko rwose uzi ubwenge ntugasekwe, icara dore wageze ku buriri bwawe. Iriza ubwo ahita yicara nuko Sano ati ryama nanjye reka nigendere. Iriza ati ariko ibyo ngibyo nkubwiye kuri mama wawe ubitekerezeho. Sano ati ibyanjye na mama ntago bikureba rwose iri, ntacyo uri cyo mu buzima bwanjye wowe.
ubwo ahita asohoka maze Iriza asigara amusubiramo avuga ati ibyanjye na mama ntabwo bikureba iri ntacyo uri cyo mu buzima bwanjye. Erega ye wagira ngo yibagiwe yuko ndi umugore we. Twarasezeranye di gutandukanywa n'urupfu kandi ngomba kumenya impamvu rero udakunda nyoko. Gira ishyari ry'ibyo maze kugeraho wowe ndanagushimira byimazeyo mvuga ibyiza unyeretse. Uko bwarakeye mu gitondo kare cyane Sano ari mu gikoni hari ibyo arimo gutunganya. Iriza kandi ubwo yari akiryamye. Mika nawe yari yahageze kare yicaye aho ngaho ahita amukoraho. Mika ati byuka mada wavunishije umugabo. Iriza ubwo ahita abyuka nuko ati Mika ijwi numvise si iryawe. Yamukozeho maze ati ni wowe pe wagize hano gute se ko waje? Mika ati nyine mama wawe yarampaye ibyo nkuzanira n'umugabo wawe yanyikoreje ibijumba ngo mbizane niyo mpamvu ndaha ngaha. Iriza ati ibintu nk'ibyo rwose nge birambabaza pe. Umva ariko uburyo mama aba yicaye azi ko ndi mu rugo rwiza n'umugabo dukundana kandi byose ari ibinyoma. Umunsi wabimenye ubwo bizagenda gute koko? Cyangwa ni twaka divorce tuzavuga ngo iki? Ubwo Mika aramusubiza ati nyine Iriza niyo mpamvu nawe ugomba gutuma uru rugo ruzabaho iminsi yose musigaje kuri ino si. Ugomba gutuma Sana kubera umugabo bya nyabyo. Iriza ati uriya muntu usubwo utagira amarangamutima ya mbere umugabo ngo mumaze iki? Umuntu udashobora kuba yakunda nyina gute yabona umutima wo gukunda umugore? Mika ati ibyo bya nyina se kandi byo ni ibiki? Iriza ati nyine hari ibintu byinshi cyane nshaka kuba nakubwira ukanamfasha nyine tukabijyamo tukamenya ibyo ari byo. Mika ati iyo nza n'imyenda se nkaza kwibera hano ariko nta kibazo turaba twambarana ahubwo tangira umbwire. Iriza ati wa mukobwa witwa Julie ubwo atarakomeza kuvuga Sano ahita yinjira maze ati ndabona wabyutse. Iriza ati yego nibwo nyibyuka nyine nunguye no kumva Mika ari hano. Sano ati ni amahoro se kuramutse uvuga izina Julie yibutse ko afitanye gahunda n'umugabo wawe mu kanya none byakurakaje. Iriza ati bindakaza se kubera iki? Ni amahoro rwose nuko nyine nibwiriraga Mika buryo ki nyine umuntu yizira. Rata Mika umuntu waguciye inyuma wavuga niki nawe? Mika ati sha nyine ntacyo pe ahubwo najya rwose guturaho nazongera kumubona. Iriza ati ufite amatwi niyumve rero. Sana ati uwo nyine uyafite yumvise. None se rata Mika uwo muntu waguciye inyuma aje kukureba mu rugo rwawe nijoro akakubwira ko hari icyo ashaka kukubwira ntiwamutega amatwi? Mika ati ikintu gituma nyine umuntu aza kukureba nijoro noneho mu rugo rwawe urugo ubanamo n'umugore icyo kintu kiba rwose gikomeye. Sana ati cyane rwose undi ufite amatwi nawe niyumve. Iriza ati uwo uyafite nawe yumvise gusa nyine hari icyo urimo kwirengagiza. Uriya mukobwa aragukunda ashaka kuba yagutera impuhwe ukamubabarira kandi azongera rwose akubabaza. Sana ati urampangayikiye se? Iriza ubwo agiye kuvuga Sana ahita amuca mu ijambo ati mba nabyumvise rega muze rero mujye ku meza mufate ibya mu gitondo nabibateguriye ibindi muraza gukenera kandi mwifashe ariko mugize n'ikibazo Mika yambwira nta kibazo ngewe ngiye. Atarakomeza kuvuga Iriza amuca mu ijambo ati ugiye guhura na Julie turabizi rwose wibitubwira. Sana ati dusubire rero ku mugoroba. Ahise agenda maze Mika ati ingo ziragwira pe uru rugo rwanyu rwo ni ibindi none se nuko nguko mugiye kujya mubaho? Iriza ati kugeza duhanye divorce da. Mika ati shambo rashimishije pe. Iriza ati niki ubwo gishimishije? Sana agiye guhura n'umukobwa wamubabaje agatuma yiyemeza kutazashaka umugore koko Mika. Mika ati none se ko mbona byakurakaje ubuzima n'ubwe agomba no gukora icyo ashaka. Iriza ati hanyuma sahuye n'ikibazo singe babibaza nk'umugore we kandi kari agakobwa numvise kavamo n'akantu k'akarozi bitewe n'ukuntu kaba kavuga. Mika koko ndabigenza gute ngo Sano ntagende? Mika ati nyine sakuza cyane utake wirize. Iriza ati ngo agire impuhwe se? Ubwo Iriza ahita asakuza cyane agatangira no kwiriza ati Mika wenda apfuye Sano ntabara. Sano ubwo ahita aza maze ati bigenze gute se? Mika bigenze ute? Mika ati erega jya agira ihungabana.
Sano ati hungabana se kandi ryiki? Mika ati rya yamanuka nyine yakoze kera akiri muto, hari igihe bigaruka akabibona nyine akagira ubwoba. Iriza arakomeza arasakuza cyane ati sinshaka kongera kubura ababyeyi banjye, sinshaka kuba impumyi. Sano ndakwingize rwose nkura muri ino modoka impanuka itongera kuba. Sano aramufata maze ati tuza ariko ntacyo turi kumwe. Iriza ati oya mfite ubwoba, nkura muri iyi modoka igiye gukora impanuka. Sano ati nta modoka ari kurimo, uri hano mu rugo rwacu turi kumwe, nta kibazo na kimwe gihari rwose. Iriza ati turi kumwe, wewe surinde? Sano ati ndi Sano umugabo wawe. Iriza ati ndakwinginze gumana nanjye ntunsige. Iriza ugahita afata Sano aramukomeza. Sano ati tuza ariko ndahari naho njya, ngabo uryamye mere neza. Yahise amuryamisha. Iriza ati ntugende Sano, komeza uryame hano uryamane nanjye. Sano ati humura ndi kumwe nawe, ntago ndagenda. Ubwo Sano yamuryamye iruhande, ahita abwira Mika ati Mika, genda uzanire telefone yanjye muri saro. Iriza ati nta telefone nshaka, ugiye guhamagara abantu bari batwaye imodoka yatugonze. Sano ati tuza nta telefone bazana basi tuza. Bagumye ubwo baryamyeho ngo maze ashira akanya, bisa nkaho Iriza yatuje yisinzirije. Sano ahita abaza Mika ati Mika, bino bintu se kandi byihungabana bikunda kumubaho? Mika ati yego bimubaho cyane, ariko ntuhangayike nyine yatuje byarangiye, kiretse hari n'umuvi iruhande atari we ubikubwiye nibwo biragaruka. Sano ati ibi si ibibazo nikururiye koko, ubu ni bwoko ki? None se nta kuntu wanzanira telefone yanjye? Mika ati nta kibazo. Ubwo aragenda maze Sano yitegereza Iriza, aramubwira ati ku kigo k'Imana yemera yuko abantu beza aribo bahura n'ibibazo, wavutse uri akana keza ureba nk'abandi, ariko iyo mpanuka ikubuza kongera kureba, inagutandukanya n'ababyeyi bawe. Ntabwo byari bikwiye kubaho rwose. Nanjye ndahangana nigize umuntu wababaye, kandi ndeba neza nanafite ababyeyi bombi. Wahuye n'ibibazo bikomeye mukobwa mwiza, ariko ibyiza biri imbere. Yaramurebye maze abona amarira arashotse, aramubaza ati urimo kumva se iri? Iriza ati oya ntago nakumvaga, hari icyo umbwiye? Sano ati ntacyo nkubwiye, nuko nari mbonye wagira ngo urarize, ariko ntiwongere kugira ubwoba, humura ndahari naho ndi bujye. Iriza ati genda nta kibazo meze neza. Sano ati oya gahunda nazisubitse, juri tuzahura undi munsi n'akazi nzaba ngakora, ndagumana nawe. Iriza ati wigira ikibazo Sano, meze neza wikica gahunda zawe. Sano atoke nta kibazo, ubwo reka ngende, ariko nugira icyo ukenera nta kibazo ubwire Mika amamagare. Iriza ati sawa. Sano ahita agenda maze Iriza ahita abyuka. Iriza abonye Sano agiye, atangira kwivugisha ati Iriza uri umugome pe, reba ukuntu utumye undi mwana ahangayika agasubika gahunda ze zose. Mika ahita aza maze ati kuki umwemereye ko agenda se kandi iri? Iriza ati sha Mika, biriya bintu si byo pe, numvise amagambo yose avuze azi yuko nari kumwumva nasinziriye, numva ni intama y'Imana pe, numva ni umuntu mwiza, numva nyine ndanababaye cyane kuba nyine tumukinishije. Mika ati ngayicara nyine aho ngaho ajye guhura n'uwo Juri we, ubwo nyine wasanga ari byo washakaga, bonye ari yanamuhamagaye cyane yarambiwe. Iriza ati sha nibahure ntacyo rwose nge bimbwiye, n'ubundi rega nta kiba Imana itagiteguye. noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Tugarutse kuri Juri, umukobwa yategereje Sano ararambirwa, ariko gumya areba ku isaha amasaha yagiye. Ubwo yarahagurutse ataragenda ahita akubitana na Keri. Keri ahita amubwira ati cara tuvugane. Juri ati nta gahunda ari kugenda rifitanye nawe Keri, ntugashake rwose kunyicira umunsi. Keri ati se ubundi wakwicaye kuwo wari utegereje yanze kuza? Nahererega kare nkureba, umaze nk'amasaha 3 hano utegereje, ariko bisa nkaho n'ubundi utegereje yiryamiye cyangwa se ari mu rukundo, kandi wabona ari Sano. Ese ntabwo urakira yuko afite umugore? Juri ahita yicara,
maze ati Kelly ndakubwiza ukuri amagambo yawe nta na rimwe rwose wavuga rijya rimbabaza pe, wowe ufite ikibazo rwose cy'agahinda gakabije. Kelly ati urabizi ko ariko nagatewe nawe. Ese ubundi Julie wumva ari ibintu bikomeye kuba nyine wa mu mwanya wawe? Njye nawe rega twari inshuti nziza, ariko mubwiye yuko ngukunda uhita uhinduka. Ikimbabaza ni ukuntu urimo kwirukanka inyuma y'umuntu washatse undi mugore akureba ntaba ari wowe washaka. Julie aramusubiza ati Kelly Sano ntabwo yashatse undi mugore kubera ko atankundaga, ahubwo nuko yagira ngo atume mfuha. Kelly ati noneho bakoze ubukwe kugira ngo ufuhe, bazabyara nabwo kugira ngo ufuhe, abana babo bakore bakwite anti nabwo kugira ngo ufuhe. Mu by'ukuri ntabwo nzi igihe uzasobanukirwa ngo ni ryari. Urukundo ntabwo rujya ruhatirizwa rwose Julie. Julie ati nshimye ko ubizi Kelly, urukundo ntabwo ruhatirizwa, byibwire rero maze ubundi sinzongere kukubona unyirukanka inyuma. Kelly ati nakabaye mbikora nk'uko nyine ubishaka, ariko sinata umuntu nwitiye umwana. Julie ati njye nta mwana ariko wawe ntwite, umwana ntwite ni uwa Sano, ibyo urimo kuvuga sinzi hano uri kubikura. Ntukajye ubyifuza kubera ko sinabyarana nawe no kuba twararyamanye nicyo kintu rwose giteye iseseme nakoze mu buzima. Kelly ati ese uzi kubara ibijyanye n'ukwezi kwawe? Julie ati kubera iki? Kelly ati meruka ari njye wabigufashagamo twiga, wirirwa wikorera ibyo ushaka byose ku basore batandukanye, ukaza ufite ubwoba nkakubarira tugasanga nta cyabaye. Julie ati ariko ibyo ntibyahise Kelly, ubu ngubu nzi kubyibarira ndetse rwose byaranahindutse, udakomeza kwibeshya ko umwana ntwite ari uwawe. Kelly ati urimo kumpa impamvu nyinshi zinca intege, kandi rwose ndabizi ko ibyo urimo kuvuga ari ukuri kuri wowe, gusa icyo wamenya Julie we nta bwenge ugira bwatuma umenya ibyo bintu rwose nk'ibyo ngibyo. We nzakureka n'ubundi suwe kamara, ariko umwana wanjye twite sinzamureka. Sinzemera yuko umugereka ku mugabo ufite umugore umusenyera urugo. Iyo uza kuba warifuzaga Sano ntabwo ryajoro twari gutahana ngo utangire kunyibwirishwa ubuntu ntazi unyikoreshwaho ngo uranshaka. Julie ati ese mu by'ukuri ushaka iki? Kelly ati icyo nshaka tegereza uzakibona. Kelly ahita agenda maze Julie ati uyu nguyu nawe rwose menya baramuhunumye si gusa. Ese ubundi abizi gute ko umwana ari uwe? Cyangwa byabaye abizi? Urwo rwana ntago narubyara pe. Sano nawe rwose arimo kuntinza, wagira ngo azi yuko nta kazi mfite, ariko ntacyo ndamutegereza ze n'ubundi turebe niba kuko azihanganira kugira umwana mu gasozi. Nyagasani inshuti magara ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Tugarutse kuri Iriza yicaye hanze na Mika barimo kumubwira ati abakire babaho neza pe, niyo mpamvu burya amafaranga nzahora rwose nyarutisha urukundo. Iyo wemera papa Sano ibyo byose byari kuba ari ibyawe. Iriza aramubwira ati rwose ngiye ibyo ngibyo nabyo nkeneye pe, nawe uzagenda kugira umugore ariko ubundi. Mika ati nuko atanyemera njye sinamwanga, nahita mbana nawe nkazatinzwa no kubona apfuye nkasigarana ibyo byose, ubundi nkahita nshaka umugabo tungana. Nyagasani. Iriza ati hari kugira ibitekerezo bibi. Mika ati ese ubundi kutambwiye ibyo Sano yavuze igihe yarazi yuko utarimo kumwumva wisinzirije? Iriza ati nyine Sano ni umuntu mwiza, yaramangayikiye cyane, nyine wasohotse atangira kuvuga, reka nyine mbivuge nk'ukuntu yari arimo kubivuga. Yavuze ati kuki Imana nyine yemera yuko abantu beza aribo bahura n'ibibazo? Wavutse uri akana keza ureba nk'abandi, ariko iyo manuka ikubuza kongera kureba, inagutandukanya n'ababyeyi bawe. Ntabwo mu by'ukuri byari bikwiye kubaho pe. Nanjye ndahanga nigize umuntu wababaye kandi ndeba neza nanafite ababyeyi bombi. Shano ukuri ahuye n'ibibazo umukobwa mwiza, ariko ibyiza biri imbere. Mika ati Sano se niwe wavuze ayo magambo? Iriza ati yego rwose yabivuze nabyumvishe, ahubwo mbabajwe n'ukuntu twari turi kumubeshya kandi nta kibazo mfite na kimwe, niyo mpamvu namubwiye ngo nagende. Mika ati nyamara, ahita turi karasika amaso ati kanicecekere. Iriza ati Mika nanga ibintu nk'ibyo ngibyo, vuga ibyo wari ugiye kuvuga. Mika
ngo Sano yavuze ngo kuki Imana yemera ko abantu beza bahura n'ibibazo? Abantu beza ni bande? Ibaze kabona ko uri mwiza, nyamara bya bintu bifite injyana. Iriza ati ese uvuze iki? Mika ati uriya ni umugabo nyine wawe, n'ibya divorce rwose ubyibagirwe, uriya ni Imana yakuremeye. Iriza ati cyane rwose, Imana yaramundemeye ngo tuzabane mu gihe nk'iki ngiki, ariko ntabwo yamundemeye ngo tuzakundane. Mika ati aha, wumve mvuga da. Umva nibagiye kukubwira we, mama wawe yamaye imiti uzajya unywa kugira ngo uzasame vuba, wakeneye abuzukuru. Iriza ati kandi ubwo ngubwo wabizanye nta n'isoni ufite, kubizi ko se tudakundana tutanararana, ibyo ngibyo wazanye ni iby'iki? Urumva byamara iki? Mika ati yego ndabizi, ariko nyine mama wawe ntago abizi, ikindi kandi akeneye abuzukuru. Ariko ntugire ikibazo, nazanye n'undi muti, ahubwo mbaza ngo uwo muti ukora iki? Nyagasani ubwo Iriza ati ntabyo ushaka kumenya rwose Mika, njye biriya bintu by'imiti ntabwo rwose mbikunda, wagira ngo ni ibirozi, kuko ntabwo imiti y'ibyatsi yatuma rwose umuntu abyara. Mika ati iyo miti rero wita y'abarozi niyo mama wawe yasigiwe na nyina cyangwa se nyogokuru wawe, ni nkaho ushatse kuvuga yuko wisi igisekuru cyanyu ko ari icy'abarozi. Iriza ati ntabyo mbise, gusa nyine iyo miti sinyikeneye pe. Mika ati ese watuje, nakuzaniye umuti, ni umuti uba ari agafu, rero ufata ku gafu gakeya maze ukagashyira mu biryo umugabo wawe agiye kurya, yajya ku kazi ugafata n'akantu ukagashyira mu mufuka w'imyenda ye, hanyuma rero mu cyumba ho ako gafu gashyira munsi y'uburiri nyine nko ku musego, ahubwo mbaza ngo iyo ubikoze haba iki? Umuntu aragenda akagukunda ku buryo n'agasatsi kamwe kameze uwo munsi kaza kagukunda. Iriza ati ariko Mika, njye ntago nizerera rwose mu burozi pe, ibyo bintu rwose niba wanabizanye ubivana ahangaha muri uru rugo Sano ataza kubibona. Mika ati ntago ari ibirozi mu by'ukuri, ahubwo ni ubuvuzi gakondo, kandi nyine birizewe kuko ni ibya mama wawe yampaye ngo nkuzanire. Iriza ati nyine ntabyo nshaka, izo nkundo z'indogano njye rwose nazo nyeneye, kandi umbabarire, ibyo bintu rwose ubijugunye kure cyane bidateza ikibazo. Mika toke nta kundi. Iriza ati ahubwo nshaka kuvugana na papa wa Sano, nkamenya ibya mama wa Sano, kuko bisa nkaho nyine hari ikintu gikomeye cyane kiri hagati yabo. Ukuntu Sano yanga nyina ntibisanzwe, sinekereza yuko hari ikintu nyine umubyeyi yakorera umwana cyatuma mwanga, rero nyine nshaka kumenya ari ibiki. Mika ati papa Sano se uramukura hehe? Uzahaba se? Iriza ati naho nzi nicyo kibazo. Mika ati ariko hari icyo nari ntekereje, itegure tugende. Kununguza abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Ubwo haciyeho umwanya twagarutse kuri papa Sano yicaye muri salo ari kureba televiziyo, ubwo bari kumwe na Rinka nawe yicaye arimo kureba muri telefone. Rinka ati papa itegure dufite abashyitsi. Papa Sano ati abashyitsi se kandi bwoko ki? Nizere ko atari mama wawe wahamagaye ngo aze hano. Rinka ariko se ko mwahanye divorce mu myaka myinshi ishize, ubundi muracyapfa iki? Wagira ngo hari urukundo mutibagiwe rukibarimo ku buryo iyo umwe yumvise undi ruhita rukanguka. Papa Sano ati pu ruragapfana nawe. Rinka ati wikabye ariko nawe papa, erega uriya ni mama. Papa Sano ati none se umushyitsi ninde? Rinka turamubona kandi nyine uraza kumwishimira cyane. Papa Sano ati ndaba ndeba. Rinka mfite irungu muri njyewe, sinzi niba nazageza ku munsi wo gupfa ntarapfuye kera. Rinka ati ibintu uvuze ariko ntago bibaho, ese ubundi irungu riterwa n'iki? Papa Sano ati simbizi. Ese waretse tukajya gusura Sano? Rinka ati kugira ngo se bigende gute? Uramukumbuye se cyangwa ntekereza ibindi nishakira? Papa Sano ati ntago mukumbuye, ariko uriya mukobwa nari naramwishimiye cyane, numva naniteguye rwose kumuha ibyanjye byose, byanaba ngombwa nkamuha n'imboni zanjye z'amaso kugira ngo arebe, ariko nyine uko byarangiye nawe urabizi. Rinka araseka cyane maze ati ariko ye urwo rukundo naho rwabaye. Papa Sano aterega abasaza nkatwe turakunda. Rinka ati hangane rero wakunze umukazana wawe, kandi ujye wishimira ko n'ubundi yarongowe n'umuhungu wawe.
bakiri aho ku gipangu hari abasomye. Rinka ati baraje, reka nze mbarebe ndaje. Rinka ahita agenda maze yashize akanya agaruka ari kumwe na Iriza ndetse na Mika. Papa Sano atunguye cyane yishimye ati iri ni mwebwe? Iriza ati yego, mutwihanganire niba tuje kubasura bitari ngombwa cyangwa se tukaba tuje kare, nuko twari dufite nyine irungu. Papa Sano ati wagize irungu se? Sano ari hehe? Mika ugahita avuga ati rega uriya si umugabo ni akaga. Iriza ati wimuvuga nabi, wimvugira umugabo nabi Mika. Rata nabirenze nuko hari ibyo yagiyemo byihutirwa. Mika ati yego byihutirwaga cyane, ahita agenda. Papa Sano ati oya, nta byihutirwa byatuma gusiga. Ubundi mwakabaye mwaragiye nka Dubai ku mazi, none no mu rugo Sano ngo yigira mu kazi, reka muhamagara ahita ataha. Iriza ati oya si ngombwa, ninjye wamwemereye ngo agende. Rinka ati rata niba yabanje kuba yagusaba uburenganzira ukamwemerera nta kibazo. Mwihangane twagumye mu magambo, sinababaza icyo mufata. Iriza ati si ngombwa rega, ahubwo hari ibyo nshaka nyine ko tuganira niba nta kibazo. Papa Sano ati nizere ko atari ikibazo wagiranye n'umugabo mu rugo rwawe, kuko nanjye nahanye divorce n'umugore atari uko nashoboye nyine gukemura ibyanjye. Iriza ati wahanye divorce n'umugore? Papa Sano ati ntabyo wari uzi se? Sano nabyigeze akubwira? Iriza ati yarabimbwiye ariko ntabyo nibukaga, niyo mpamvu se adakunda mama we. Rinka abaza Iriza ati se kweho na Sano mwakundanye amezi 3 ashize, ni gute ibyo bintu koko waba utabizi? Bisa nkaho ni bya divorce ubimenya aka kanya, kandi warabibonye yuko musezerana mama nta wari uhari. Gusa ntabwo numva ukuntu Sano atakubwiye rwose impamvu adakunda mama we. Iriza ati yarabimbwiye ariko nyine urumva iyo ababyeyi bahanye gatanya, hari igihe ufite umubyeyi umwe ukunda kurenza undi, cyangwa se bikanarangira bose utabakunda. Papa Sano ati ibyo bintu mubireke mudatuma umutwe undya, ahubwo ushaka yuko Rinka agutekera iki? Isanzure hano n'ubundi ni iwanyu. Iriza ati oya si ngombwa kwivuna rwose ateka. Rinka ati oya mbwira nta kibazo, mvunikire nta kibazo mukazana wacu, dore twari tuzi yuko Sano atazashaka umugore, none twageze amahirwe aragushaka. Mbwira ngutekere iki cyangwa reka ngutekere icyo nshaka. Mika ngwino umfashe. Mika ati ngenze ngufashe guteka? Rinka ati cyane rwose ngwino. Bahise bagenda maze Papa Sano ati iri nugira ikibazo uzambwire, ndabizi ari ukuntu Sano ajya afunga umutwe. Rinka ati Sano iyo ageze imbere yanjye rero aratuza, uriya ni umugabo mwiza cyane. Papa Sano ati ariko buriya nta kintu cyambabaje nko kukubura, ariko nanone nyine nta kibazo kubera ko uri umugore w'umuhungu wanjye. Iriza ati ariko nta muntu kamara, kubera ko abagore n'abakobwa burya ni benshi. Papa Sano ati ibyo ngibyo ndabibona, ariko abo ngabo bandi uri kuvuga si Iriza, ntago ari weho rwose pe, niyo bakwigana ntago baba wowe, kubera ko uri umukobwa mwiza kandi umukobwa utuje. Iriza ati ndi umugore w'umuhungu wawe sindi umukobwa, no kubyishyira merega ko uri umugore w'umuhungu wanjye byaranze, ariko nacyo bizagenda biza. Iriza ati nese mama Sano abahehe? Papa Sano ati ese ko mufite ibibazo byinshi? Iriza ati nshaka nyine kumubona nta kindi, nkabona umuntu wambabarije umugabo ku buryo niyo amwibutsa ahita ahinduka. We na Juri ni abantu batuma rwose atamera neza mu mutwe, ariko biratangaje ko yagiye kubonana na Juri. Papa Sano ati Sano yagiye kubonana na Juri kubera iki? Byatewe n'iki se ubungubu kandi bari hehe? Iriza ati nyine Juri yaje kumureba nijoro ntibavugana, none ngo bagiye guhura. Papa Sano ati nyumvira n'ukuri pe, gutemera ko umugabo wajya gura n'umukobwa bahoze bakundana. Iriza ati kuki se namubuza gukora icyo ashaka? Nta nubwo rwose nge bindeba niba bashake bazasubirane, n'ubundi ntacyo ndi cyo ku buryo namubuza. Papa Sano ati urimo kumva ibyo bintu urimo kuvuga? Uri umugore we, ufite uburenganzira bwo kuba wamubuza, na cyane ko buriya Juri atishimiye urugo rwanyu. Ese ubu niko wagira ngo uri umugore utagira ijambo mu rugo? Mbwira uko Sano mubanye. Iriza ati tubanye neza nta kibazo. Papa Sano ati oya harimo ikibazo, kuko nta mugore watuza umugabo we yagiye guhura n'umukobwa bahoze bakundana, ndetse
nta nubwo rwose njye nabyemera kubera ko ndabizi ko Juri hari ikintu agamije, gusa turaza kubonana. Ngwino tugende tubasanga aho bari. Nyagasani. Bamwe baraza ku nyungu zabo, abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Ubwaciye umwanya twagarutse kuri Juri, yari yakomeje ategereje, ahaguruka kongera akicara ubona yuko yarushye. Nyuma na nyuma agiye kubona muna Sana araje ahita yicara. Sana ati mbwira vuba mfite akazi ngiyemo. Juri ati Sano nta soni, wanyirije hano utegereza amasaha hafi 3 ariko uje yihuta umbwira gutyo gusana no gusaba imbabazi. Sana ati ntago nabona umwanya wo kuba nagusaba imbabazi rega, ariko iyo uza kurambirwa hari kugenda, rero wahagumye ku bushake, ubwo ibyo ngibyo ni ibyawe birakureba. Juri ati se ubundi ugiye mu kahe kazi, umuntu utaramara n'icyumweru ashatse umugore? Sano ati akazi mfite nako kwita ku mugore wanjye nyine. Juri ati muracyabiharaye. Sano ati urabivuga se ahubwo urabizi, keretse umaze nk'isaha imwe gusa mu rugo rwacu nibwo wabibona neza ko tubiharaye koko. Hagati aho ariko urimo kuntinza mbwira vuba. Juri ati hari icyo ushaka kukubwira, ariko sinzi ukuntu uraza kubyakira kubera ko kirakomeye ku buryo byanaguteranya n'umugore wawe. Sana araseka ati ubwo se urabizi neza yuko hari ikintu cyanteranya n'umugore wanjye? Juri ati nta kindi nzi usibye icyo ngiye kukubwira. Sana ati ko nta cyanandukanye nawe sera? Ngira nta kibazo muteze amatwi. Ubwo bakira aho bagiye kubona papa Sana araje ari kumwe na Iriza na Mika. Sana ati murakora iki hano? Papa Sana ati ahubwo wowe urakora cyangwa hano uyu mukobwa? Sano arahaguruka maze ati sheri wakize? Kuki uje hano se? Iriza ati meze neza nta kibazo. Papa Sana ati iri kuki utambwiye ko wari urwaye? Iriza ati ntago byari birenze ni ibisanzwe. Papa Sana ati Sano sinakizera ko wasize umugore wawe arwaye ukaza guhura n'iri habara ryawe ry'umukobwa. Sana ati wingira umugabo mubi kubera ko uyu mukobwa nge naho muriye nawe. Naje kubera ko hari ikintu yashaka nyine kumbwira, kandi namanje gusaba nyine umugore wanjye uburenganzira. Sana ahita afata Iriza maze ati sheri sibyo? Iriza ati nibyo rwose, kandi nabikubwiye rwose ko nta kintu bintwaye. Papa Sana abibwira Sano gake ati uzibeshye ubabaze Iriza, ibyo kuba so nzahita mbihagarika hanyuma nanjye nkubabaze. Nyagasani. Sana ati ntugire ikibazo papa, ntago nababaza rwose umugore wanjye. Papa Sana ubwo ahita abaza Juri ati niko Juri ushaka iki ku mugabo w'abandi? Juri ati ariko impamvu ndahangaho urayizi, kuba Sana afite umugore nta kintu rwose njye bimbwiye. Icyambere nuko ngomba kuvuga rwose icyo nshaka kuvuga. Mika aturavuga se uvuga iki? Urumva se ubwo ari icyo ufite cyo kuvuga imbere y'umugabo n'umugore bikundanira? Barakwanze ariko ntago ushobora gutuza, ahubwo wahisemo gutesha abantu umutwe. Ariko ubundi kuki rubanda mutumva? Juri ati ese nkaho uravuga iki nta n'isoni ufite? Banza wirebe. Mika ati nirebe se nirebe iki? Juri ati irebe nyine nanjye undebe ubone kuvuga ubusa wanjijiwe. Mika ati nabibonye rwose turatandukanye kubera ko nge nta nzara z'interano zireshya nk'iz'igisiga mfite, nta n'imyenda igaragaza inda nambaye. Juri ati nyine impamvu nuko utabyigondera, ariko nawe urabizi neza yuko ari byo ukwiriye we n'iyo nshuti yawe. Mwagize Imana muva mu cyaro, umwe abana n'uwo atazi kugira ngo azabone amafaranga ye. Iriza atari ku buretse gato turimo kuvuga ibiki? Juri aturarakaye se kubera ko mvuze ukuri? Wakurikiye amafaranga ya Sano? Ese ubundi ninde ubundi utabizi? Ni iki umukobwa wo mu cyaro yakundira umusore wo mu mujyi? Wumvise ko ari umwavoka afite amafaranga menshi urasara sibyo? Mwaranatubeshye ngo murakundana, ariko mwahuriye mu muhanda murabipanga kubera yuko Sano atashakaga yuko papa we ashaka undi mugore. Sana ati ibyo uvuga ariko urabizi neza? Juri ati ntago mbizi neza ariko ndabizi. Erega n'urukundo rwanyu muraruhatiriza,
nijoro nabibonaga ukuntu rwose wambonye ugahita wigira nk'umuntu uri mu rukundo mugira ngo ahari ngendinjije. Sana ati urinjije rwose cyane, sinumva rwose n'urukundo ukwiriye ari urw'iki mu gihe ureba abantu bakundana ukabatekerezaho ibyo ushaka. Sindi umuntu wo gukunda ubonetse wese, na Iriza kandi si umukobwa wo gukunda amafaranga. Ibyo ngibyo ni iby'abakobwa nkawe, ariko we ntago yabikora. Ikindi kandi ndakumenyesha yuko rwose dukundana birenze nuko ubitekereza. Jura ati yego wenda nibyo mwarakundanye, ariko ntago numva ukuntu wanyibagiwe mu gihe gitoya. Wowe urankunda, ahubwo washakaga yuko mfuha ibyo wakoze byose. Sana ati wikibeshya rwose wa mukobwa we. Juri ubwo abwira Sana ati rega nawe wikwibeshya, urankunda ndabizi, nuko nyine watinze kumbabarira ukanashaka yuko mfuha ariko urankunda. Sana ati reka mbikubwiza ukuri bwa nyuma, noneho bwa nyuma na nyuma. Njyewe nkunda umugore wanjye Iriza ndetse ndanamukunda cyane rwose ku buryo nta n'undi mbona uretse we. Bigusubiriremo njyewe nkunda Iriza sinkunda wowe. Jura ati you lie, urabeshya. Sana ati nkunda umugore wanjye Iriza sinkunda wowe. Ubwo Sana kivuga gutyo nta gutinzamo yahise asoma Iriza. Jura agahinda karamwica maze amarira araza. Iriza nawe atungurwa no kumva Sano amusomye mu ruhame. Ubwo ako kanya Juri mwibuke neza ko icyo yashaka ari ukubwira Sano yuko yamuteye inda. Yihuse cyane ahita mufite ubu noneho maze kumenya. Juri se yaba agiye kubwira Sano yuko yamuteye inda koko? Bino bintu subwa abantu baraza kubyumva gute nabivugira muri uru ruhame rw'abantu? Udacikona episode zikurikira zino nkuru y'urukundo rwa Sano na Iriza, aho tuza kumenya byinshi biri kujya mbere. Niba ari ubwa mbere ugezanga cyangwa se ubwa mbere kandi wumvise ijwi ryanjye, kana subscribe kuri no kukazogira kuri channel yacu Alpha Sam Stories. Ikindi kandi wibuke kugenda umpaye igitekerezo muri comment aho ngombwa ukuntu uri kubyumva. Ikintu utagomba kwibagirwa nuko mbakunda cyane. Ciao ciao. Namenye ko nako bisa kugira inshuti magara.